Yesu nashimwe kandi Yesu nahabwe icyubahiro. Igitondo cyiza kuri wowe ubana natwe kuri Yesu avugwe neza official. Umwami Yesu ashimwe ko yongeye kudukangura kandi ko twongereye umunsi mushya, igihe gishya, umugisha mushya. Nta munsi usa nk'undi nk'uko maze iminsi mbibabwira, nta n'igihe gisa nk'ikindi. Iyo Imana iguhaye umunsi mushyashya, iba iguhayemo ibintu bishya kandi byagutse. Hari igihe aba ari umugisha mushya, hari igihe aba ari isomo rishyashya uri bwige, mbese uwo munsi uba urazana n'ibyawo kandi ukajyana n'ibyawo. Rero kwiringira Imana biruta ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu iyo tugize umugisha tugakanguka tukabasha gusenga iri sengesho, turigenderamo kandi Imana nayo ikarikoreramo. Imana ishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga mu gitabo cy'ibyo ku ngoma, ingoma za mbere, turasoma ibice 4, dusome umurongo wa 10 wonyine. Iryo jambo turi busengeremo uyu munsi, kandi nugira umugisha wo kuryumva rize kukugwa neza, uze kwagukira muri ryo, uze kubwira Imana ibyifuzo byawe muri iri jambo. Imana ikumvire kandi Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ingoma za mbere ibice 4 n'umurongo w'10. Haranditse ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyampa ukama umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Ndifuza kurisubiramo rwose. Haravuze ngo Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyampa ukama umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Aleluya. Imana ishimwe cyane. Iri ni isengesho rya Yabesi. Bibiliya ivuga ko yari yaravutse avukiye mu mubabaro, bituma umubyeyi we amwita izina ry'umunyamubabaro. Nyine yari umunyamubabaro, abivukiramo, abikuriramo. Amaze kwisobanukirwa, amaze kureba ukuntu ibyo bimwomaho, aravuga ati ariko nkwiye gusenga. Aleluya. Nta wundi muntu mu isi wahindura izina ryawe, wahindura igihe urimo ngo agushyire mu kindi, agutereke mu kindi. Nta wundi wahindura ibihe ngo bimushobokere. Umubyeyi wawe ntabwo yabishobora. Niwe wari waramwise umunyamubabaro, niwe wari waramwatuyeho ibyo, kandi byagombaga kumufata rwose. Ntabwo umugabo mubana cyangwa umugore mubana yahindura ibihe ku buzima bwawe. Ntabwo umwana wawe yapfa guhindura ibihe. Niyo yagira icyo agukorera, burya bikoreshwa n'izindi mbaraga z'Imana isumba byose. Ntabwo ari we waguhindurira ibihe ngo bikunde. Yabesi rero amaze kwisobanukirwa, arebye igihe arimo, arebye ububabare, arebye ubuzima, aravuga ati ariko nyamara nkwiriye gusenga. Aleluya. Bibiliya ivuga ukuntu Imana yahinduye izina rya Yakobo igihe yari yiseguye ibuye yaraye aho hantu. Nuko iramubwira iti koko ndabona nkwiye kuguhindurira izina, nkwise Isiraheli. Ni Imana ihindura izina rero. Ni Imana ihindura igihe umuntu yari arimo ikamushyira mu kindi gishya. Imana ishimwe cyane. Byashoboka ko uyu munsi Imana yaguhindurira igihe, ikaguha igihe gishya, bitewe n'ibyo urimo gusengera, bitewe n'ibyo urimo gusaba, bitewe n'ibyo umaze igihe wingingira. Ni Imana yumva, kandi ndashimira Imana cyane. Ntabwo Imana ijya yumvira umuntu ubusa. Burya abantu bo hari igihe bumva abandi ariko bakabumvira ubusa. Hari igihe akubwira ati ejo nzagukorera iki, ariko bikamunanira, ubushobozi akabubura, cyangwa yamara gutera imibare neza akavuga ati ariko uriya muntu ibintu namwemereye ntabwo nyibikoze, ntabwo nyibikoze, ndabona bitavamo rwose. Ariko Imana yacu, aleluya, Imana ihindura ibihe, Imana yimura ibihe. Ijambo ryarambwiye ngo ijya yimura imisozi itabimenye, ikayibikana uburakari bwayo. Ni ukuvuga ngo ntabwo yigisha inama. Umuntu yigeze kutubwira agakuru kamwe uko umukecuru wasenze igihe kirekire, aravuga ngo mana, ko wavuze ngo nitugira kwizera nibura kungana n'akabuto ka sinapi, uko kwizera nitukugira tuzasaba n'umusozi ngo wimuke ahawo. Ubu koko byaba ari byo?
ngo agira amasengesho menshi cyane, aravuga ati jyewe nzamuye kwizera kwanjye, ndizeye rwose nanjye ndebe ko ibyo bintu wavuze ubasha kubikora koko cyangwa ko harimo n'igipindi. Umukecuru ngo arasenga, afata igihe arasenga, arongera arasenga, kandi koko ngo akumva kwizera kwe kurahamya neza ko ibyo bintu Imana ibasha kubikora, ngo ariko abona nta kintu kiri gukoreka. Igihe kimwe wajya kubaza Imana ati ariko ko ibi bintu byandikishijwe nawe, ko ari wowe wabivuze, ko umuntu aramutse agize kwizera kungana gutya yasenga umusozi ukimuka, ibi bintu kubera iki wabyandikishije kandi bikaba bitashoboka, bidakoreka, biterwa n'iki? Nuko igihe kimwe ngo Imana iza kumwimura ahantu yari atuye, yimukira ahandi hantu ariko ntiyajya kure cyane. Haza kuba inkangu, inkangu ngo ibaye itigisa ka gasozi yari atuyeho, kandi arimo abibona rwose, ngo nuko iragatigisa, iragatigisa, irakimura, kumwe nk'umusozi ukurwa ahawo bitewe n'ibiza, umusozi ngo uvanwa ahawo. Nuko Imana iza kumwibutsa ko ibyo bintu ari we wabisengeye, biramubwira ngo mbese iyo uriya musozi mwimura kuriya ubibonye ukiwutuyeho byari kugenda gute? Narindiriye kubikora maze kuwugukuraho, niyo mpamvu natinze kubikora. Imana ishimwe cyane. Reka nkubwire muvandimwe, ntabwo Imana yanze kumva icyo urimo gusaba, ntabwo Imana isengesho ryawe yaryirengagije, shaka kukwibutsa gusa ko ari Imana ikorera ku gihe. Aleluya! Shaka kukwibutsa gusa ko gusenga kwawe kutari imfabusa imbere y'Imana, ahubwo ni Imana yimura ibihe, ni Imana ishobora byose. Umuririmbyi aherutse kubiririmba aravuga ngo sinakurekura, ni wowe Mana yimura ibihe, ntabwo nakurekura. Erega umwana w'umuntu wihaye n'igihe aba umunyantege nke, akaririmba cyangwa agasenga avuga ati sinakurekura, ariko ibihe byakomera ukamurekura rwose, ukamutera umugongo, ariko we ntabwo akurekura, we ntabwo agusiga. Umuririmbyi yaririmbye indirimbo ya 259 aravuga ngo Yesu aramfata akankomeza, kuko ankunda bihebuje, ngo arankomeza kandi niwe umfata, ngo urukundo rwanjye ruke ntirwamufata, burya wamufata ariko ukanamurekura, ariko ngo sinamugundira ubwanjye, Yesu niwe umfata. Imana ishimwe cyane mu izina rya Yesu. Rero humura, nubwo usenze igihe ukabona biratinze, Imana yarakumvise kandi izabikora. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli, aravuga ati icyamukampa umugisha, icyamukankuraho izina ribi, icyamukankuraho iri zina ry'ubugumba, icyamukankuraho iri zina ry'umunyamubabaro, icyamukankuraho iri zina ry'umunyagahinda, ry'umuntu utajya useka kubera amateka ashaririye, icyampa ukampindurira izina. Aravuga ngo icyamukagura imbago yanjye, ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, ngo ukuboko kwawe kukabana nanjye. Avuga ikintu gikomeye, avuga ngo ukandinda ibyago ntibimbabaze. Ariko umurongo twasorejeho wavuze ngo ni uko Imana imuha ibyo yasabye. Aleluya! Imana imuha ibyo yasabye. Ni ukuri ndagira ngo nkubwire iki gitondo ko Imana yawe itakwirengagije kandi itakuretse, itagusize ndetse ntizakureka, ahubwo hari igihe umutima wawe uzishima, hari igihe mu maso yawe hazacya, hari igihe uzacana wake, niko Theo yaririmbye ngo kandi kuri uwo munsi imbeho izashira, kuko uwo mutwaro uzakuva ku mugongo, ineza y'Imana ikakomaho. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Ndifuza ko ijambo ruza kuryumva urisengeramo wagutse, ubwira Imana icyo wifuza kuyibwira. Ntuvuge ngo hari ibyo navuze bitarakunda, ntuvuge ngo hari ibyo nasengeye itarakora, ahubwo ngera ugirire Imana icyizere, kuko ni Imana ishobora byose. Ijambo riravuze ngo Yabesi amaze gusenga, Imana yamuhaye icyo yasabye. Imana ishimwe cyane. Ndifuza ko iri jambo ari ryo dusengeramo. Ntabwo nzi icyifuzo ufite, ntabwo nzi icyifuzo ubyukanye, ntabwo nzi icyo uri gusaba Imana uyu munsi, ariko kuko Imana itajya yirengagiza, Imana ikumvire kandi haze kwifuza kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa, uri mwiza kandi ubere mwiza abagutegereza bose. Nta muntu waguhungiyeho ngo ukorwe n'isoni, nta muntu wakwiringiye ngo amware, nta muntu wakugumyeho nuko ngo abone yagumye mu ruhande rujenjetse. Uri umunyamaboko ushimwe. Aleluya!
Ijambo riratubwiye ngo Yabesi wari umunyamubabaro yarasenze asaba umugisha, asaba kwagurirwa imbago, asaba guhindurirwa ibihe, asaba ko umugirira neza. Nuko ijambo rirambwiye ngo umuhe ibyo yasabye. Byashoboka ko umubyeyi uzindutse yumvira ijambo, umugabo uzindutse aryumva, umukobwa uryumvise, umusore uryumvise, umwana muto waryumva, ndetse ni ukuri n'uzaryumva ikindi gihe. Byashoboka ko afite icyifuzo amaranye igihe, byashoboka ko asenze igihe akabona ntibikunda, ariko ongera wiringize abantu ko ukibasha gukora. Aleluya! Ko ukibasha gushobora ibyo abantu bananiwe. Nuko muri iri jambo abantu bongere bakugirire icyizere. Hari abasengeye kwagurirwa imbago, hari abasengeye urubyaro, hari abasengeye igihe gukira uburwayi bafite, hari abasengeye igihe kubona icyo gukora babona ubushomeri bubagoye, hari abasengeye igihe kubona urugo babona imyaka iri kubasiga, hari abandi basengeye ingo zabo igihe babona ziri gusenyuka bazireba, hari abasengeye abana babo babona bari kubananira. Mana nyemerera umuntu wese uko icyifuzo cye kiri wagura imbago ze. Hari abasengeye icyifuzo cy'amadeni arambye, hari ababuze minerivare ngo abana babo bige bikunde, hari ababona bambaye ubusa, hari abishwe n'inzara. Mana we, hari abantu bafite ibyifuzo bitandukanye, ariko kuko uri Imana yumva, uko wumvise Yabesi, nkundira umuntu wese umvira ijambo kandi akarisengeramo, umwumvire. Aleluya! Umwumvire kandi ni ukuri umuhe icyo asabye nk'uko ijambo ribivuze. Ugirire neza abantu mu mirimo yabo uyu munsi, babona ihirwe, babona umugisha, bacuruza bikunde, bakora kwa muganga bavura abarwayi bakire. Ukuboko kw'Imana kubane n'abamotari mu mihanda, abanyonzi ku magare, abashoferi, abagendera mu mato no mu kirere. Uburinzi bw'Imana bube ku bantu bawe, rinda abagenzi, uhagarike umwuka w'impanuka, bane n'abana ku mashuri n'abarezi babo. Umugisha w'Imana ube ku bantu bawe kuko uri Imana ishobora byose. Turagushimiye rero, ijambo ryawe niribe rizima, ijambo ryawe ryaguke kandi rigere kure, ijambo ryawe umuntu wese uryumva yunguke, kandi umuntu ugira umwete wo kugushaka, umuntu ugira umwete wo kumva ko ari we mutabazi we, umuntu wumva nta kindi cyo kwiringira afite ari wahanze amaso, umwumvire kuko uri Imana yumva. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo niwe wumva ibyo usabwa, kandi ngo abantu bose bazaza aho uri. Hari igihe twabwiye abantu ntibatwumva, hari igihe twabwiye abantu batwumvira ubusa, ariko kuko wowe wumva ibyo usabwa kandi ukaba igisubizo, kuko ijambo rivuga ko upfumbatuye igipfunsi cyawe haza kwifuza kw'abantu bose, umuntu wese ugira umwete wo kukubwira umwumve muri iri jambo, kuko wumvise Yabesi kandi ugahindura ibihe bye, ni ukuhindurira abantu ibihe. Turagushimiye kuri Imana yumvise. Ibyifuzo tuvuze ni bike, biri mu mitima y'abantu ni byinshi, ubere igisubizo buri wese mu ruhande rwe. Icyubahiro n'ikibi cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana rero ibahe umugisha, kandi Imana ikwiteho, Imana ihaze kwifuza kwawe. Amen. Amen.